muraho ahagana mu 1997 habaye igihe cyo guhunga. Igihe cyo guhunga ni igihe cy'umubabaro, ni igihe kitari icy'ibyishimo, ahubwo ni igihe cy'agahinda. Mu 1997 habayeho gutura mu nkambi ya Gihembe. Iyi nkambi ya Gihembe reka tuyivugeho. Iyi nkambi ya Gihembe yabayeho muri 97. Iyo 97 nibwo abantu benshi bari bahatuye, ariko ntibyabujije yuko n'abandi bantu baza kuhatura uko imyaka yagiye kuri simburana. Iyi nkambi y'amateka, bamwe muri twebwe ntitubura kuhita inkambi twagiremo umugisha kuko ari twamenye ubwenge. Na n'uyu munsi wa none turacyavuga ngo iwacu. Iyo benshi muri twebwe tuvuga ngo iwacu, ndavuga abo muri generation Z, tuba tuvuga mu nkambi ya Gihembe. Wowe ureba iyi video ushobora kuba waravuye ahantu hatandukanye naho aho ngaho wakuriye ukahita iwanyu. Ntitwite iwacu kuko twavukiye, tuhita iwacu kuko twagiriye ubwenge, twamenye byose, twamenye gusenga, tumenya kubaha ababyeyi, tuhigira amashuri abanza, ay'incuke, abanza, ayisumbuye, ndetse n'abandi bajya kwiga hirya no hino za kaminuza. Iyi nkambi ko twayivuyemo, uyu munsi wa none tukaba tukivuga, ni impamvu ki? Reka tugire bimwe tubivugaho. Umunsi umwe navuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Nari mfite umugambi njyanyeyo. Ngeze mu Rwanda nageze emotion, numva nkumbuye iwacu. Hageze aho niti iwacu, ndeba inkambi ya Gihembe ukuntu yabaye amatongo. Nimvuga amatongo wumve yuko harahinzwe harahinduka. Iki kiganiro ndifashisha amwe mu amavideo amwe namwe twafashe ubwo twagiraga mu nkambi ya Gihembe. Aha hahoze inkambi ya Gihembe, uyu munsi wa none ntabwo wahamenya. Ahari ibitaro hahindutse ikigo cya polisi. Aho twitaga ruguru kubigega by'amazi, ubu hari uruganda rw'amashanyarazi, uruganda rw'Abashinwa. Ibi bintu kuko ibyagenze gutya, harahindutse, habaye amatongo. Ariko kuba harabaye amatongo ntabwo bibujije yuko tutafashe amavideo. Twafashe amavideo hamwe namwe bitewe n'ukuntu twabonye yuko amateka iyo utayanditse arasibangana. Iyo utayashize kuri YouTube ntabwo ngo yabike ku buryo ki buri muntu wese wayamwereka arebagirana, ukavuga uti kera ahantu harameze atya. Ariko ufite video urabika, buri muntu wese uzashaka kureba video akayireba, akibwa ukuntu ahantu hameze. Hano ngo n'Abashinwa. Mwiriwe neza. Hano bashizemo uruganda rw'Abashinwa. Ndabona byanditseho, murabona arantse ngo China. Gomera arantse China. Sino Hydro, ubwo hano bashyiramo ibintu by'amashanyarazi, ariko ubwo hano mpagereranije. Hano ni handi hari urusengero rwo kwa Rugamba. Kabasazi koko ni hariya, benshi ntago mwahamenya. Muhanda nabo barawuhinduye, wubatse undi muhanda, ariko n'ubundi ni wa wundi. Nakoreka nkubwira umuntu uzi hano yanarira. Kandi ari ngiri mu kazi Gihembe yanjye. Aya mateka yangangiye ndi kuma nteye n'agahinda. Ngo ahantu umuntu aba yarakuriye, iyo ahageze agasanga harahindutse, n'ubundi cyakora bitwereka ukuntu bitwereka ukuntu isi iteye. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibwira ngo arahagaze, ejo ugasanga araguye. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Aha hantu
ntabwo iki cyari ikibuga hano barahakiniraga hano hari ahantu hashimishije cyane abantu ira hirya hari amazu ubona hatatse umuhanda ari mwiza haberaga umupira abantu babaga bahagaze hano ureba nuvuga ngo hano iki gice mpagaze mu hano ukamujyana uyu ni umuhanda akagasozi nko bahagararaga babaye benshi n'abandi bagahagarara hariya bakagera none bakongera bakanakizenguruka ukabona ni ibintu byiza bishimishije kabona birashimishije abantu bakakunda haguciye mu ijambo aho se mbona hari ibiti hari hatuwe ubu nakubwira ahangaha abantu bari bahari buri hari haruguru ureba hari force ari wese aho mbona amabuye arunze hari ubona amabuye arunze ari yari douche yari amabuye yari amatafari y'amabroke sima yari douche ariko uwahareba ubu ngubu habaye amatongo ariko nicyo ubuzima butwigisha mu byukuri niba ahantu umuntu twarahabaye tugasanga harazimye hari bagiranye abari icyo twavana nuko iby'iki gihe birasaza korera ibintu ubinywanemo nubinywanamo bizatuma nibura iminsi komeza kwicuma naho ubundi hano nta wamenya ko habaye ahantu heza nyaburanga none si wibukije abantu babaye ahangaha ubwo ahangaha wavuga ko ari muri quartier ya kangahe ahangaha ureba hafi y'ikibuga haruguru y'ikibuga cy'umupira w'amaguru hano hari muri quartier ya 9 watunyuramo abantu bakebera bari bahatuye hano hari umugabo muri quartier ya 9 hano hari umugabo witwa Semazoro umuyobozi wayo hari umugabo witwa Semazoro afite n'idini ni umugabo uri celebre cyakora mu minsi yashize arutse kwitaba Imana kandi Imana muhiruko adashira ariko mu by'ukuri doratu yari haruguru ureba ratuye naho ngaho icyo gice muri kubona bahinzemo izo ntabire naho ngaho bari batuye ya urabona ntaga abantu mu by'ukuri bahamenya uretse kuba umuntu yarahabaye ahazi yes noneho ahangaha twageraga nuko kano gahanda gakase yes kano gahanda uko gakase urakabona yego ndakabona yego kuko ngo hari hasa nkaho ari ubutaka bugiye kuba umutuku hari habaga umugezi ubwo na karobine habaga karobine abantu baza kuvomera ahangaha kuko ngo noneho tugeze mu gice cy'amarimbi yes kuko ngo uko ubona ubu buhinga ukuntu bumeze tugiye kwinjira mu bitari munsi aho ngaho hari amarimbi erega hari icyo nshaka kuvuga bavandimwe ntabwo ibi ngibi turi gukora ari uguhaga kuko abantu bagira imitekerereze itandukanye hari abantu batekereza dushaka kubyibushya YouTube ni amateka dushaka kubika nuvuga ngo ibi ntago ari uguhaga nuvuga ngo uwibagirwa yava ashobora kutamenya yajya nuvuga ngo iyo umuntu adafite adresse arayoba niyo mpamvu ngiye nshaka kugira ngo mbabwire ngo ahangaha aya ni amateka kandi kuvuga amateka ni ukugira ngo tuzirikane so hano rero ubona hano hejuru na hano hari amazu n'ubundi style hari mu ya 8 ako dukomeje quartier ntago twahingukira ku kibuga yes ukomeje kagahanda ukagatambika wagera n'ahantu twitaga kuruyaga ukagakomeza ariko ikibuga nacyo ukigeraho harahirya hanyuma akanakayira kajya kurimbi yes akanakayira kajya kurimbi yes tagira ngo mbameze ngira ntihari uri kubona ibituro bimwe na bimwe ngibyo hari abavandimwe wibutse yes nukuvuga ngo hariya umuntu aba yibutse ibintu byinshi iyo ugeze ahantu wabaye ukabona nka kuriya ukibuka yuko abavandimwe n'abantu twabanye n'abantu twakoranye umurimo umuntu ahita hari ukundi mind ikihinduka kwihangana yes nukuvuga ngo iyo trepiye ushatse wayireka kamera zana kamera gusa ni radio ushatse uyireke yes murabona ahangaha hose n'amarimbi yes bagiye bahinga hamwe na hamwe bagiye bahinga oya ndabaza hano hantu hahinze n'irimbi cyangwa se irimbi riri hepfo mu byukuri hano hantu hahinze uko bigaragara cyangwa hano hari hatuwe kuko urabona nkara hirya ira yari douche yes niko tumara abantu impungenge ntago aho ababo bashinguwe ho hahinzwe yego ntago hahinzwe ahubwo hano hari hatuwe kano gace kari gatuwemo ndetse n'amavyari hano yaragarukiye
nani aragaruke uko ubuhinge bumeze. Yes. uvuga ngo ahubwo ariko mu by'ukuri aha hantu yego ntabwo umuntu kugeza uyu munsi wa none nubwo hano haririmbi hatahinzwe ariko hameze ibiti. Ibiti byarahameze ubu ngubu ntawamenya niba harabaye irimbi, ntawamenya niba ntawamenya forme yaho. yes So bishatse kuvuga ngo rero aha hose niyo twagarukira ahangaha wenda tugatambika wenda nturinde twamanukira hepfo kuko ira hepfo aha hose hameze ibiti. Ibi biti bimeze hejuru y'abantu. Ahantu hose ugenda ubona hasa nkaho hari agasozi. Ndagenda mbikwereka. Nukuvuga ngo aha wenda uhagaze aho ngaho. Aha mpagaze ni irimbi. Yes. Ibi biti aha hose Amo reka dukomeze na episode ya gatatu. Yes. Ya gatatu. Yes. Yes ga. Dukomeje na twageze iwacu ku ifishi. None ubu turi kwa Karagira V8. Imana ni nziza kabisa. Ariko abantu ko batavuga. Abantu bo ku ifishi. Oya twibutse igikoma cyane cyangiryo cya Sosomo. Aha hantu oya buretse mbanze ntunge kamera. Buretse Karisa buretse. Aha hantu havuye abakobwa basa gutya. Abadamu basa gutya ariko mu by'ukuri hano hantu hari ubuzima butari bwiza buri bugoye ariko abakobwa bitwara neza cyane. Ntibakwishora mu bintu bidasobanutse. Murabona na musa neza nya kandi kamereze na Amoni ese mu by'ukuri ahanga witwa Dudu. Yes ni hano yaratuye. aha mbona hepfo gatoya. Hano nakubwiraga nakubwiraga umugabo witwa Kabira. Yeah. Hano yaratuye. Yes, hano yaratuye. Yes. Ndashaka no kumwibutsa iwe cyakimenyetso cyo bya bidariya byose birahari ngibi. Biracyari tayari ngibi. Kambizuminge. Urabona ko Kabira abibone. Yes, urabona ko hagiye ahinduka. Ni mwashaje. Ariho. Yes. Aha wenda tuzamutse kuri aka gasozi. Aha habaga urusengero rw'abaporoso. Yes, urusengero rw'abaporoso barasengaga bakaririmbuka n'ibintu biraryoshye. Batwibutsa pasiteri w'abaporoso. Cyane ukimwibuka. Ndaza kumwibuka. Yego. Ndaza kumwibuka ariko hano hari urusengero rwose rwiza. Urusengero aka gace kano gace ubona hari haruguru hose. Hari urusengero inyuma yaho hari amazu manini. Nuko ngo hari muri hagati hari umuhanda wasibye. Hari umuhanda warasibamye ariko kiza nuko amateka tukiyibuka. Yego. Yes. Imbere hano tuvuga ngo hari imodoka igeze. Imbere yaho hari Kesilamu. Abavuga ngo ku Kesilamu. Yes, ni hariya Kesilamu cyabaga. Yes, ku musigiti. Yes, ndagira ngo noneho mpagarare ahangaha. Ndagira ngo nturuke hano. Nereke nongere nibutse abantu ushaka buraho mbibutse. Ahangaha ngeze iki gice habaga abayisilamu. Yego. Bo bavugaga ko ari ku Kesilamu ariko ntago bahabaga. Ariko hano habaga abaporoso. Yego. Bo noneho abari kunyibuka muribuka twaramanukaga gutya tugaca muri aka kayira. Aka kayira karasibamye hano habaga umubyeyi witwa Mutoni. Mutoni. Yes. Yari umunimateri. Yego. Nubundi twagararaga